No kuvuga ngo badufatiye ahantu muri shuti yari shuti ya Papa CYANGWE ariko urumva nyine nta nubwo yayigeze irangirira cyakomeje. Nanjye nari narisomye kunywa inzoga ndakeka byemewe. Nuko bafashwe mu masaha 9 bucya. Icya gatatu noneho gikomereko. Nuko n'inzego iyo zibimenye zirimo na polisi bagera bakabafungirana. Bakanko binjira twagombye kuharaza abarinzi. Gasaro TV. Ngo ukora mu video y'abahanzi. Kubera icyo uri hano kuri stade Musa? Ndi hano ko natinze gutaha nijoro afatirwa ahantu ndi kumwe n'abandi bantu tutubaruje amabwiriza. Hari sangahe? Zari saa 4 n'igice. Saa 5 n'igice. Watubwiye ko mwafatira ahantu uri kumwe n'abantu, aho hantu ni hehe uri kumwe n'abantu? Ahantu ni Kabeza, nari ndi kumwe n'abantu twagiye kwashutingira video. Amasaha aradufata, amasaha adufashe ngombwa yuko turenga ku mubwiriza. Nafashwe amasaha ya sangahe? Saa 5 n'igice ni ku mubwiriza. Okay. Urimo gushutinga video yande? Ntabwo ari ngombwa yuko muvuga, ariko nari nzo gushutinga muzikire. Okay. Hano arabahanzi bagaragaye, watubwiye ngo Niba ari umwe muri aba ngabo hagaragayemo Ariel hamwe na Papa CYANGWE. Ninde wari mu gushutinga video? Muri bo ntago nta no muri mu muraho. Ahubwo nari ndimo gushutinga undi muntu. Okay. Tazwi. Oya, arazi. Nawe ntabwo ari hano. For his name, I prefer not to say it. Okay. Okay, nirihe somo kuyemo? Somo nakuyemo ntabwo nishimiye kuba ndi hano kugeza aya masaha. Ntabwo nishimiye kuba hari amafaranga natanze kugira ngo nipimishe COVID kandi mu by'ukuri maze gufata 2 doses. So isomo nakuyemo nuko nzajya ngerageza gukora ibintu byanjye hakiri kare ku masaha yagenwe kugira ngo nongera gufatirwa muri ano makosa. Ababafashe baravuga ngo babasanze benshi muri kunywa inzoga, benshi basinze. Kuri we byabimeze gute? Nanjye nari narisomye kunywa inzoga ndakeka byemewe. Nta kintu na kimwe badusanganye kitemewe, ahubwo nuko twari twarengeje amasaha yagiye. Hanyuma mwabitewe n'iki kugira ngo murenze amasaha kandi mubizi ko maze kubisobanura twari turimo gushutinga video aho hantu twari turi amasaha adufatiyeho niko rero polisi zaje kuza nyuma ziradusanga. Ese nahitwa ngo iki ni he? Ni Kabeza twari turimo gushutingira video. Ni nk'ubuhe none ubutumwa waha abanyarwanda muri rusange? Ubutumwa nabahereza no gukomeza kubahiriza amabwiriza ya COVID, bakirinda kurenga ku mabwiriza dufite, tugategereza ibintu bizongera bigende neza. Noneho nk'abakora imirimo nk'iyo ukora cyangwa se gufata amashusho cyangwa se nk'abahanzi baba barimo gukora indirimbo zabo bakaryoherwa, se niba niko navuga, bikageraho amasaha barengaho, ubutumwa bubahe n'ubu? Ubutumwa nabahereza ni ukuzajya babisabira uburenganzira.
mbere ya byose bakabisabira uburenganzira kugira ngo nibiramuka binabaye kuko bikunda gutinda bibabeho biteguye. Nubwo butumwa nabahereza. Ngewe banyita Hamisi nkaba ndi umubonsa wa Rock Entertainment. Murimo hano muri stade by'umwihariko n'abantu babana muri Rock Entertainment barimo byagenze bite? Ni ukuvuga ngo badufatiye ahantu muri shuti yari ishuti ya Papa CYANGWE, ariko urumva nyine nta nubwo yayigeze irangirira cyakomeje. Badufashe twarenze ku mabwiriza ya corona, nyine twari twishe nyine uko bigenwe nyine twari turi muri kano karere ka Kicukiro, nyine badufata turi gushutinga, twari turi abantu benshi, biba ngombwa nyine ko batuzana hano muri stade. Ni ukuvuga ngo urabona iyo uri gushutinga biba ngombwa ko ukora ijoro ryose, kandi ntabwo byemewe gukora amasaha 24, urabizi. Ubwo rero iyo polisi igufashe kandi wenda murenga nk'abantu 5 cyangwa mutabisabiye uburenganzira ngo babahe uburenganzira bwo kuba mwakora ayo masaha cyangwa se mukaba mwakora muri abo bantu benshi, urumva uba ugomba kubisabira uburenganzira. Urumva nyine tuba twarenze ku nshingano, niyo mpamvu baba badufashe. Njyewe wenda nk'umubounsa nshobora nko kubwira nk'ababounsa bagenzi banjye, mu gihe wenda wajyanye na boss wawe cyangwa n'abantu bawe runaka, ahubwo ubanza umenye nimba aho hantu bagiye bahafitiye uburenganzira cyangwa se nta kindi kibazo nyine cyavuka ku buryo wenda polisi yabagwa gitumo ikahita ibafata, ikaba byaba ngombwa ko yabazana hano muri stade. Ikosa twishinja twarenze ku mategeko agenwe kugira ngo wirinde covid. Niyo makosa twishinja kandi tukaba turi no kuyasabira imbabazi kugira ngo n'abandi bantu cyangwa yaba abo bahanzi turinda cyangwa se n'abo muri Rock Entertainment banjye ntago bashobora kozongera gukora iryo kosa. Mbese no kuvuga aka ni agahano twaguyemo tutazongera kongera gusubiramo. Rock Entertainment ni rebo irimo umuhanzi bita Papa CYANGWE. Nk'umubounsa bagufatiye mu kazi cyangwa bagufashe uri kuryoshya n'abandi? Oya, badufatiye mu kazi, twebwe ntabwo tujya turyoshya kuko igihe cyo kuryoshya tuba tukizi n'igihe kirangirira. Badufatiye mu kazi birangira nyine bahise batuzana hano muri stade. Wari uri kumwe na Papa CYANGWE na Rocky nande? Oya, Rocky ntabwo bo twari turi kumwe, ntabwo twari turi kumwe. Icyo gikorwa cyo gushutinga video cyari kigeze hehe amasaha? Kiri hafi no ku musozo kabisa. Urumva tushobora no kuva hano byaba ngombwa tukahita tuyishutinga, ariko mbere ya masaha yagenwe, kandi tugakomeza tugakurikiza amabwirizwa yo kwirinda covid-19. Badufashe mu masaha ya saa 7 z'ijoro. Mwari muri abantu bangahe? Mwari muri hehe? Twageraga nko mu bantu 40, twari turi hano muri Kicukiro. Agana hano ni Kanombe no twari turi hafi n'umurenge wa Kanombe. Ni ahantu nyine uba ugomba gukorera nk'ahantu hameze nko muri club. Urumva nyine ntabwo uba ugomba gukorera hanze, tuno badufatiye. Abo bantu bose bagera muri 40 bagombaga kuza muri iyo ndirimbo. Ko Papa CYANGWE yanze kuza gutanga ubutumwa? Nyine urabona umuntu aba afite uburenganzira bwe n'impamvu, buriya bafite impamvu, niyo mpamvu nyine atigeza aza hano, ariko reka muvugire muri rusange kuko we urabona asa nkaho yanumye, ariko nta nubwo bizongera kabisa. Batubabarire kandi ibi bintu ntabwo bizongera kutubaho. Tuzajya dukomeza tugendane n'amategeko ya polisi, tugendane mbese uko polisi bitegeka niko tuzajya dukomeza tubijyane. Ese hamwe uko mwari abantu 40 habuzemo n'umwe ugira impungenge ngo atange igitekerezo ati turarengeje amasaha, birashobora amasaha yo twayarengeje, ariko twese abantu bose bari bari aho ngaho.
bari baradupimye yuko nta covid dufite, abenshi bafashe inkingo zose. Urumva twebwe nta n'ikibazo twe dufite, ahubwo twaje kugira ikibazo cy'amasaha. Hari ibipimo byafatiwe hano kuri stade nawe bagupimye? Twese badupimye hano, nta muntu n'umwe batari bapima. Ku bantu bose bapimye hano mwatanze amafaranga angahe? Ni 5,000 utanga bakagupima, ibisubizo ntabwo bari babiduhobotora nabitegereje kugira ngo tuhite dutaha. Ngiye banyita Hamisi Bounce, niko banyita, abantu benshi niko banze. Bari abantu bose bafashwe barenze ku mabwiriza yo kwirinda coronavirus. Hari abantu bagera muri 78 bari muri aparitoma ifite akabari nako katasabye nk'uko ubundi bwose busaba kugira ngo kemererwe gukora. Abantu 78 rero mu kabari mu by'ukuri byagaragaye yuko ari ahantu hato cyane, ni ikibazo gikomeye cyane. Icya kabiri nuko bafashwe mu masaha 9 bucya. Icya gatatu noneho gikomeye ariko nuko n'inzego iyo zibimenye zirimo na polisi bagera bakabafungirana, bakanko binjira twagombye kuharaza abarinzi, polisi bakora izamu kugeza mu gitondo. Ariko noneho n'abandi bagerageza gucika barasimbuka, bashobora ndetse no bishobora kubaviramo ibyago. Hari ahandi rero nanone bafatiwe mu kabari abantu bagera muri 30, nabo ako kabari kakoraga nta byangombwa gafite, nabo abantu bafashwe saa 7 z'ijoro. Ni bya bindi rero tuvuga abantu bakunze kwirengerezaho ibyo bakora ku mabwiriza yasohotse cyangwa n'ibyo amabwiriza yemera. Ntabwo ari byo rero. Icyo twavuga nuko turakomeza dukora ubugenzuzi dufatanyije n'inzego z'ibanze n'umujyi wa Kigali, abantu bose bakomeza kurenga ku ngamba zo kwirinda coronavirus barabihanirwa. Ubwo bari bwabo bufungwe batanga amande, sinzi inyungu bari bukuremo ngo nuko gusa bare mu kabari rimwe. Ubutumwa twababwira nuko ubundi bakwiye kureka serivisi zikomererwa zigakora zikurikije amabwiriza ariho. Icya kabiri, abashaka kwirengerezaho nuko biri bubatera ikibazo cyangwa se abatubahiriza amabwiriza ariho, abo bose birabatera ikibazo. Ariko abakomeza gukurikiza amabwiriza barakomeza bakora ibyemerewe gukora kandi babikore neza, bibagirira akamaro. Ndetse n'abategereje ko bafungurirwa batakomeza bategereze mpaka igihe serivisi bakoramo zizafungurirwa. Tumva rero bakwiye kumva ko nta kudohoka, nta kurenga ku mabwiriza yo kwirinda coronavirus. Ikibazo ntabwo ari ubuhanzi. Icyo waba ukora icyo ari cyo cyose, waba uri umuhanzi, waba ukora akazi ako ariko kose, ugomba kubahiriza amabwiriza cyangwa se n'ibyemezo byafashe mu rwego rwo kwirinda kino cyorezo. Kuba rero ufata indirimbo ngo ukavuga ngo ukarenza amasaha ukageza saa 7 z'ijoro ukageza saa 9, ntabwo byemewe. N'indirimbo ntabwo zifatirwa mu kabari, ndetse noneho katasabye n'uburenganzira bwo kongera gukora nk'uko amabwiriza bivuga. Byumvikane rero ko icyo waba uhanga icyo ari cyo cyose, kabone niyo waba uhanga indirimbo yo kwirinda COVID-19, ugomba kubahiriza amabwiriza yayo n'ibyemezo bihari byo kwirinda ku rwego rw'igihugu. Ubutumwa twabagenera nubwo twagena abanyarwanda muri rusange, kwikingiza ntabwo bivuze kurenga ku mabwiriza, kwipimisha COVID-19 ntabwo bivuze ko urenga ku mabwiriza. Byumvikane rero yuko waba warikingije, waba wipimishije, ntabwo ukwiye kurenga ku mabwiriza ariho yo kwirinda kino cyorezo, cyane cyane ko n'amabwiriza bivuga neza. Kuba waripimishije, kuba wipimishije ugiye gukora igikorwa runaka, kuba warikingije, ntabwo biguha uburenganzira bwo kwica amabwiriza. Nicyo twababwira kandi bacyumve bakimenye. Gasaro TV.